Okay guys, muri video ngiye kubereka ukuntu ushobora kwandikira nk'umuntu ukamwandikira amagambo uri kuvuga agahita yiyandika bitagusabye ko wirirwa wandika, ahubwo ukajya uvuga amagambo agahita yiyandika. Hari nk'ukuntu umuntu aba agiye kwandikira undi muntu ibintu byinshi ugasanga biri kumutera nk'ubute, ukabona ibintu ugiye kumwandikira ni byinshi. Niyo mpamvu nanjye nakoze indi video kugira ngo ibe yagufasha. Icyo biragusaba ni ugukurikira akantu ku kandi. Reka dutangire rero, mbanze nanabereke uburyo nyine ibintu bikorwa, maze nanabereke ko ibintu ari ukuri, banze mbikore mbere yuko dutangira video yacu. Ngiye kubera ko turi gukoresha akantu kari kurikodinga ari ya WhatsApp n'indi recorder. Iyi ngiyi ndi gukoresha kino kiganiro amajwi ahita ava. Wowe biragusaba rero kureba video ukajya ureba ibyo ndi kuvuga ko birahita bikoreshwa na bya bindi, ariko nubikora birakunda kuraba gukoresha microphone ya WhatsApp gusa, ino recorder ya WhatsApp gusa. Kugira ngo rero tujyana akantu kandi rero reka manze mbikore murebe ko ibyo navugaga ari ukuri. Mwabonye ko ibyo navugaga rero byajyaga bihita byiyandika, nuko amajwi ntabwo yari ari kumvikana, ko ntabwo record ebyiri zari guhita zirikodingira rimwe, rero ntabwo amajwi ahita yumvikana. Ariko wowe nubikora birahita bikunda, n'ubundi bizajya bihita byiyandika. Amajwi yanyu ntabwo mwumvaga, ariko mwabona ko ibyo navugaga byiyandikaga. Bikomereza kuri ya video twari tugeze. Rero ndaje ngiye guhita nkwereka uburyo bikorwa step by step. Uraza hano, ikintu cya mbere uraza gukora, uraza ukandika kano kantu ka setting kari hano. Numara kugakanda uraza uhita ubona handitse ngo voice typing, wakande urahita ubona handitse ngo use voice typing. Hano tukanda ku kano kantu, nusaka adafungura agafungura. Uhita uza hano handitse ngo language, ufate nusanga icyongereza kiri nka hano hejuru, kiri nka hano gutya nuza gusanga kiri hano hejuru. Wowe ikintu waza guhita ufata ikinyarwanda waza gusanga kiri hasi. Nimba ari ubwa mbere ubikoze urahita ufata kino cyongereza ugikandeho cyane, umanure gutya ikinyarwanda kijye hejuru. Ibyo nubisoza rero urahita wigarukira hano inyuma, kabisa ni uguhita uza ugakanda kwa kano kantu k'akamikoro kari hano, kano kari hasi. Urahita uza ugakande, ibintu biraza guhita byikora. Ni uguhita tandaka kano kamikoro, kano kari hasi, kugira ngo speak now. Utakubwira continue, uri kubona ko uhita utangira uvuge kabisa. Kano kantu nurangiza uhita ukanda indira mu Kinyarwanda. Ukubona ko byari bitangiye kwiyandika mu Cyongereza, kandi ukeneye ko tujya tuvuga Ikinyarwanda bikandika mu Kinyarwanda. Turangiza tuze tujye twakanda kandeho. Uri kubona ko nyuma gutangira ukavuga kabisa. Okay guys, muri video ngiye kubereka guys, wowe nubikora birahita bikunda kabisa. Nukuza ukarikodinga ukajya uvuga yakanze kwa akamikoro. Ngeze guys, nimba byakunze wandike muri comment ko byakunze. Hari n'ibiri muca kuri YouTube channel yacu, ukande subscribe, ufungure inzogera, ujye ubona utuntu nk'utu tw'ubwenge, ubone izindi video nyinshi zijyanye no editinga, ibintu byinshi byagufasha ndetse dukoresheje phone zacu. Tuzabonane muri video y'ubutaha.